avuganye nayo gitegereze. Niba hari icyo uri kuyikora tegereza Imana ko hari icyo izagukorera. Ntutegereze umuntu. Yewe umuntu arahinduka ariko Imana ntabwo ijya ihinduka. Umuntu arabeshya ariko Imana ntabwo ijya ibeshya. Yesu yitegereza intumwa ze, arababwira ngiye kubategurira, arababwira mu rugo kwa data hari amazu menshi, iyo badahari ntabwo mba mbibabwiye. Ariko Suhuje mwebwe mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV, ikaze tugarutse imbere ya kamera tuje kubagezaho ijambo ry'Imana. Muze kurikurikirana mwibuka gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubagezaho ibintu bimeze neza. Uyu munsi rero tugarukanye na Evangelist Devota agiye kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Muze kurikurikirana, murakoze cyane, reka tumwakire. turabashuje abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Dushimiye Imana kongeye kuduhuza, duherukana umwaka ushize. Abo Yesu yarinze muri uwo mwaka ushize batere haleluya. Haleluya. Amen. Dushimishijwe nuko rero dutangiye uno mwaka, tuwutangije ibindi byiringiro bidasanzwe. Muri njye ndi kwiyaturiraho yuko uyu mwaka ari umwaka w'amashimwe ku buzima bwanjye. Ndagira ngo nawe umfashije utere haleluya. Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Umuntu wese yumve ko iki gihe turimo ari igihe cyo gutegereza icyo Imana ije kumukorera. Hari ukuntu Imana yagiriye neza Abisiraheli, ikagiye babwira ngo mujye mutegereza Uwiteka. Natwe tuvuye mu mwaka, twinjiye mu mwaka wo gutegereza Imana ibyo ije gukora, kuko bivuga yarabikoze. Reka dutangire dusenga Imana, hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Turagushimiye Kristo, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Mana uri umutabazi, izina ryawe nirihimbazwe. Ugendanye natwe, wicarana natwe, uhagararanye natwe, urarana natwe. Hari benshi bagiye uriya mwaka, ariko twebwe uyu mwanya tuwugejejeho. Turagushimiye Imana, kuri twe tindana natwe cyane. Uyu mwanya tugezemo uze wivange mu byacu. Umugisha abadukurikiye, abo mu Rwanda badukurikiye, abo muri Amerika, ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi yose badukurikiye, ubaha umugisha. Kandi umuntu wese afashwe n'ijambo tugiye gutambutsa. Icyo twizeye ni uko uri Imana yagitegerezwa ukaza. Nta kindi twizeye, tuzi ko ubishoboye kandi tuzi ko ubikora. Mu izina rya Yesu wabambwira rimwe gusa, amen. Kaka Yesu, kaka Yesu, ushimwe iteka ryose. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose, byari byaratugize imbata. Kaka Yesu, kaka Yesu, ushimwe iteka ryose. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose, byari byaratugize imbata. Data n'amatungo byari kuzashira kubw'ibyaha by'abantu. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose, byari byaratugize imbata. Data n'amatungo byari kuzashira kubw'ibyaha by'abantu. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose, byari byaratugize imbata. Koko Yesu, koko Yesu, ushimwe iteka ryose. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose,
byari byaratugize imbata. Koko Yesu, koko Yesu, ushimwe iteka ryose. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Koko Yesu, koko Yesu, ushimwe iteka ryose. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Koko Yesu, koko Yesu, ushimwe iteka ryose. Mwana w'intama wakuyeho ibyo byose byari byaratugize imbata. Haleluya. Imana ishimwe. Hari ibintu byari byarakugize imbata muri uriya mwaka warangiye, ariko uyu tugezemo, hashimwe Yesu wakuyeho ibyo byose. Ko tugeze mu mwaka wo gukorera Imana, ko tugeze mu mwaka w'ituze, ko tugeze mu mwaka wo gukorera Imana twishimye. Abantu bari bafite ibintu byari byarabagize imbata, ibyaha byari byarabagize imbata, ibyari bibaremereye byari byarabagize imbata, ariko ushimwe Yesu wakuyeho ibyo byose, yarangiza akakwiyereka akakubwira ngo baho, wongere ugere muri uyu mwaka. Hari igitumye hagera no kugira ngo yikorere. Najyaga umuntu wese udukurikiye abwira Imana ngo umutima wanjye tegereza Uwiteka, ni wowe Mana. Reka twinjire mu kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ni umukozi w'umuhanga. Reka dusome muri Hoseya ibice 12, turasoma mu izina rya Yesu. Turava ku murongo wa 7. Haravuga ngo nuko garukira Imana yawe, komeza imbabazi no kutabera, kandi ujye uhora utegereje Imana yawe. Efurayimu ni umugenza, iminzani y'ubuhenzi iri mu ntoki ze, akunda guhenda. Efurayimu aravuga ati, ni ukuri nabaye umukire, nirongeye ubutunzi mu mirimo yanjye yose, ntibazambonaho ibibi byakwitwa ibyaha. Ariko ni jye Uwiteka Imana yawe, uhereye igihe waviriye mu gihugu cy'Egiputa, nzongera gutuma uba mu mahema nko mu minsi y'ibirori byawe. Navuganye n'abahanuzi ngwiza ibyerekanwa, mbwirira abantu ku manywa k'abahanuzi baciriramo imigani. Amina. Dusomye ijambo ry'Imana. Intego mfite, intego ivuga ngo ariko wowe ujye utegereza Imana yawe. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Ni ijambo narinje gusobanurira umuntu udukurikiye, umuntu utangiranye natwe muri uyu mwaka. Ni intego ivuga ngo ariko wowe ujye utegereza Uwiteka Imana yawe. Hari igihe ushobora gutegereza mu bavandimwe ariko nta gisubizo cyavamo. Hari igihe wategereza ku mugabo ntubone igisubizo. Hari igihe wategereza ku mugore ntubone igisubizo. Hari igihe wategereza ku mwana ntubone igisubizo. Ariko Imana yitegereza Efurayimu, yitegereza ubwoko bwayo, uburyo yabuvanye mu Egiputa. Ireba uburyo Efurayimu bagiye ngo bagashaka ubutunzi bakoresheje iminzani, bakajya bakora ibipimo byabo, bakiba abantu, ubundi bakarangara, abandi
bakira batibye, abandi bikanga bigatakara bigasigaraho kuko byabaga bitavuye ku Uwiteka. Abakuye ubukire ku minzani byapfuye ubusa. Ba Efurayimu bavanye ubukire ku minzani nta kintu byabamariye. Hanyuma ngo Uwiteka arabitegereza, arabareba, abona hari ikintu bakennye, kuko bari bahanze amaso ku bwenge bwabo, bari bahanze amaso mu gukora kwabo. Efurayimu yarahanze amaso mu bucuruzi, yarahanze amaso mu butunzi bwe, ariko hari ikintu yari yaribagiwe. Hari ikintu muri hose yahatubwiye, hari ikintu hatubwiye. Abantu Abisirayeli bavuye mu Egiputa bibagirwa ko bavuye mu Egiputa, baza guhura n'agahano kuko amaso yabo bari bayahanze ku byo batakwiye kuyahangaho. Nk'uko nawe ujya uhanga amaso ku bantu runaka, aba bantu runaka ntabwo Imana itabakoresheje bakora. Aba bantu runaka nta kintu byakumarira. Aba bantu runaka Imana idahari nta kintu byakumarira. Inshuti ziraza zikagenda, haleluya, ariko Yesu ntabwo ajya agenda. Hanyuma Uwiteka abwira Efurayimu, aramubwira ngo genda ubwire abantu. Aravuga Uwiteka ngo ariko noneho wowe uzagutegereza Uwiteka Imana yawe. Amina. Uyu mwaka nzanye message ivuga ngo Imana ivuganye n'umuntu wese udukurikiye ngo nategereze Uwiteka Imana ye. Buri wese ategereze Imana ye. Niba ari cyo avuganye nayo gitegereze. Niba ari cyo uri kuyikora tegereza Imana ko ari cyo izagukorera. Ntutegereze umuntu. Yewe umuntu arahinduka ariko Imana ntabwo igihinduka. Umuntu arabeshya ariko Imana ntabwo igibeshya. Yesu yitegereza intumwa ze, arababwira ngiye kubategurira. Arababwira mu rugo kwa data hari amazu menshi, iyo abadahari ntago mba mbibabwiye, ariko kuko hari ngiye kubategurira. Arangije aravuga ngo icyakora nzabakorera ikintu kimwe kuko nzi ko mu isi yakomeye. Aravuga ariko icyo nzabakorera nkigerayo cyangwa nkizuka nzaboherereza Umwuka Wera. Uwo nguwo azenda ku bya data ajya ababwira ibyenda kubaho. Uwo Mwuka Wera azabakomeza. Hanyuma Yesu akimara kugenda ntabwo yibagiwe, nta nubwo yabeshye intumwa, yageze yohereza Umwuka Wera. Ari ujya utunira Aba Data, ari ujya ubona uca mu bakozi b'Imana akababwira ngo Imana ivuze ibi, ari ujya ubona Imana ivuga ibi ngibi bikaba. Uwo Mwuka Wera nyine agakora imirimo kuko twamuhawe na Yesu. Hanyuma rero hari abantu bakwemereye inka ntiyataha, hari abakwemereye akazi, hari abantu bakwemereye ko bazakuba hafi baragiye, ariko Yesu nta hantu yajya. Uyu Yesu wabwiye intumwa ngo azohereza Umwuka Wera akamwohereza, niwe uvuganye nawe ko n'ubundi nta hantu azajya azagumana nawe. Hanyuma Uwiteka yitegereza ubwoko bwe, aravuga ngo muve mu byo murimo mutegereze njye nyine. Tegereza Imana niryo jambo narinzanye. Tegereza Imana muri uyu mwanya. Tegereza Imana ni igikundiro. Tegereza Imana ishobora byose. Tegereza Imana izaza n'izatinda. Tegereza Imana kandi itegereze wizeye, itegerezanye no gukiranuka. Imana ishe mu bye ntabwo itinze. Haleluya. Hari icyo Imana akubwira ngo nzakora iki, ukavuga ati sizagishobora. Wowe ubona nta nzira zihari, ukavuga Imana nimivuze nzaguha inzu cyangwa abana baziga cyangwa nzakora iki cyangwa uzakora umurimo uzaba pasiteri, ukavuga ko iwacu nta muntu wa pasiteri wigeze ubonekamo. Ariko mu by'ukuri Imana ye yavuze, iba yavuze, usabwa kuyitegereza. Ariko ukabona ibyo yakubwiye biremeye, kuko Imana nta muntu yishakira inzira, ahubwo Imana yishakira inzira. Aho Imana ica ntabwo twe twahamenya, ariko Imana irahazi. Turasabwa gutegereza Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Turasabwa gutegereza Imana nta bindi, kandi Imana izatubera byose kandi izatugirira neza. Haleluya, haleluya. Reka turangirize muri Yohana. Turangirize muri Yohana ibice byaho 12. Haleluya. Kuva ku murongo wa 35 haranditse ngo Yesu arababwira ati hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe, nimugenda mugifite umucyo butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenye iyo ajya. Mwizere umucyo mugifite umucyo kugira ngo mube abana b'umucyo. Yesu avuga amagambo atyo aragenda arabibahisha. Nubwo yakoreye ibimenyetso
byinshi bingana bityo imbere yabo ntibamwizeye, kugira ngo ijambo ry'ubuhanuzi Yesaya risohore ryo yavuze ngo mwami ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Amina. Ariko Yesu arababwira ati hasigaye umwanya muto mukiri mu mucyo. Haleluya. Nimugende mugifite umucyo. Imana ishimwe. Imana ivuganye namwe ijambo rikomeye. Yesu amaze kuvuga aya magambo ngo yabwiye abigishwa be, arababwira ngo hasigaye igihe gitoya mukiri mu mucyo. Aravuga ngo hari abandi bagenda mu mwijima, ngo ariko kugenda mu mwijima, umuntu agenda mu mwijima ntamenye iyo ajya, ariko umuntu agendera mu mucyo amenye iyo ajya. Hanyuma uyu mwaka utangiye, gahunda ni amagambo abiri: gutegereza Imana, Uwiteka Imana yawe, no kugendera mu mucyo. Ukagendera mu mucyo kuko hasigaye agahe gato umucyo ukabura, ariko mu gihe umucyo ugihari, gendera mu mucyo. Haleluya. Waba udukurikiye aho uherereye hose, tegereza Imana kandi ugendere mu mucyo. Iryo jambo Imana yari impaye. Kandi ikindi Imana yari imbwiye ngo mbwire umuntu wese udukurikiye, nuko Yesu Kristo uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri, ntago ajya ahinduka. Haleluya. Abantu bajya bamwibeshyaho bakavuga ngo Imana yaratubeshye cyangwa Yesu gute, ariko Yesu ari kuvugana n'umuntu wese ugifite ibyiringiro ngo uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Gendera mu mucyo mu gihe kiriho agahe gato, wigendera mu mwijima. Va mu byo urimo ugendere mu mucyo. Va kwizera abantu, utegereze Imana. Reka dusenge. Ni karibu kuzamura icyifuzo ufite imbere y'Imana aho uherereye hose, tugasenga. Urakoze Yesu, uri uwo kwiringirwa, wavuganye natwe amagambo meza, ariko iby'umwihariko ni bibiri. Watubwiye ngo dutegereze Uwiteka Imana, wongeye no kutubwira ngo tugendere mu mucyo kuko agahe gasigaye ari gato. Dusabye kugendana nawe kandi dusabye gukorerwa nawe, umuntu wese akamenya ko twagendanye nawe. Habe itandukaniro ku muntu wese udukurikiye. Uwari urwaye amaze igihe kinini ntakire, uwari ufite ibibazo amaze igihe kinini ntasubizwe, uwari ubona byanze reka byemere, uwafataga biranze agashyiraho biranze reka byemere, aho uko ateke biremeye. Urakoze Data mwiza, uri inshuti nziza, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro. Tugushimiye kubanye natwe kandi yuko bikoze mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.